You already know my people out there. Yeah, them call me Yago, the bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, the baddest, the connector, the most unusual guy. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter. The top shatter number one, SKY2, the top shatter, Ndamwai, hitmaker. The top shatter, Wabagai, hitmaker. The top shatter, slang hitmaker. The top shatter, SKY2, wagwan brother. Wagwan there, chechiriwo. The shit what? The top shatter. The top shatter. The top shatter S to the K to the Y2. Call me the double SKY2. The top shatter. S to the K to the Y2. Number one. The double SKY2. Never. The number one. AKA native number uno. Native number uno. Yeah man, mi brother. Yeah man. Chichi. JND sebo. JND. SKY2 okozo otya? Yeah, nze ndi steady. Oli steady? Yeah man. Nyo. Kati naye wabiraba. Polite. Nze ndi na swege. No cap brother. Yeah. Tugambe tunyonyole wabiraba. Taisez-vous. Nze nakugambira French. Yeah man, taisez-vous. They call it taisez-vous. Taisez-vous in French. Yeah man. Umu ipanaro? Ipent. Sewe ntago ubibona. Iyo ni iyihe? Iyi ngiyi bayita niyibizi. Ibundi iyi ngiyi izi byayo tu. Iyo ni niyibizi. Niyibizi. T-shirt. Ntago ubibona se koko. HTNS. HTNS. Ni amazina yanjye. Ubwo ni H ihagarariye iyihe? Hahirwa abasenga. T. Timothy. N. Ni izina ry'umusaza wanjye. Inde. Ntago biri ngombwa ko namuvuga. S ni SKY2. Cyangwa ubyita SKY2 n'ubundi SKY2 ni izina nakazina kanje ka kera. Kwako nyine izina nirikujije tu. Ariko SKY2 n'uburesi ukanuburira. Iryo hayivuze hahirwa abasenga. T. Timothy. N ni iry'umubyeyi ntago navuga ni SKY2 nk'ibisanzwe cyangwa se SKY2. Yagiye kukwakira kuri Yego TV show. Indirimbo yitwa Ndamuwaye. Ndagira ngo tubwire imibereho yawe nyuma ya Ndamuwaye, feedback yazaturutse mu bantu zitandukanye nizihe? Naramuwaye nk'ibisanzwe nyine tu. Man ira ndirimbo narayisohoye ndanamuhara tu. Wese uraburiza se? Yes, ukuntu ibintu bigenda burayago. Man buriya arigiye ukora nk'indirimbo. Abartiste bo barabizi. Hari igihe ukora indirimbo bigahuriramo nuko bya bintu waririmbye. Bita biba true story nyine like. You get? Urumva rero ibyo bintu byose rero byamaze kuba ngutyo. Urumva? The Choice Award ibintu nk'ibyo. Subyibuka? Biriya bintu ngiye rero ntago biriya nyine ntago ari byo byamwaje. Ahubwo nyine tu namuhaye mu bundi buryo tu. Mubuhe nyine tubwire. Mu buryo bugiye butandukanye man. Okay. Yeah man. Bimwe mu bintu bitumye ngiye nkuhamagara hano kuri Yego TV show no kugira ngo tuganire. Yego. Icyambere cyo nari nkukumbuye. Urakoze cyane. Icya kabiri nagira ngo turebere hamwe. SKY2 wakoze ibiganiro bitandukanye. SKY2 ufite n'indirimbo. SKY2 bimaze kumugeza kuki. Nagira ngo turebere hamwe parcours yose yo guhera 2019. Cyangwa igihe watangiye gukora ama interview. Kugeza magingo ayo ma interview amaze kugeza kuki akumariye iki? Tunarebera hamwe ku muziki wawe. Ariko ntibiri butume tudashyiramo n'akantu k'umuhungu wawe. N'umuhungu n'umukobwa? N'umuhungu. Hari benshi wa mugani nabonye ku mbuga nkoranyambaga bajya bavuga ngo tereranye nyina w'umwana, tereranye umwana wawe, ariko ukabona mu mafoto muri kumwe uramutera uvuga ngo mana. Hari caption yemeretse kubona ngo mana uzame ikintungira umwana. Ira caption yankoze ku mutima. Buriya abantu bose wenda babyenge sindabyara, ariko abantu bose babyaye baza agaciro k'umwana. Bo bahita babyumva vuba. Wenda mbere yuko tunagera ku mwana wawe ndagira ngo twibwire. Tugendeye ku ma interview yakoze. Yamukuye kuki yamugejeje kuki? Man. Ikibazo cyiza. Yagoye gukora ama moz interview kuri channel za YouTube. Nahungukiye inshuti. Nabonye inshuti nyinshi.
mbonamo n'abandi ba brother. Buriya ari igihe bavuga ngo umuvandimwe aturuka ku nzira. Byose kandi abanyarwanda bajya bavuga ngo inshuti ukurutira umuvandimwe. Yes. Noneho hari igihe ugira inshuti ikakubera umuvandimwe. You feel me? Yes. Ibyo bintu rero byose ukuntu ibintu bimeze SKY2 ngiyewe kuva natangira ibintu by'ama interviews kubikora, ikintu bimaze kungezaho nagizemo inshuti nziza, urumva? Ngiramo na connection. Yes, nagizemo connection ndende kandi urebye ntacyo nashinja Imana, ndashima Imana kubera ko hari inshuti zimwe na zimwe nagiye nitabaza mu bibazo zikagenda zimfasha, nubwo izindi zagiye zinta mu bihano. Hari abo nagize rwose banta mu bihano rwose, ntago nakubeshya shumi yanjye. Ariko gusa nyine bake b'ingenzi nyine tu ndabafite kandi mfata nk'abavandimwe tu. Mfite team brothers tu. Mfite ngiye channel, mfite group ya WhatsApp nise team brothers y'abantu twamenyanye bitewe n'ibi biganiro nyine. Ndabafite nyine tugenda tuganira, bagenda bangira inama. Ariko nubwo benda nta bintu byadanje benda bari bankorera birenze, uyiyoboye yagakwiriye kuba ari we wagakwiriye kugira ikintu unsupportingamo cyadanje. Ariko ari ku ishuri. Much respect maniga Pendo. Urumva ari ku ishuri, ni umuvandimwe, niwe muntu wa mbere njya nkunda kumwintroducinga, niwe muntu ukunda kumba hafi nyine mu buzima bwanjye tu. Uwo muji witwa Pendo aba muri Amerika, ni umunyeshuri. Niwe muntu nyine tu, urumva umuntu umunyeshuri nyine mufata nk'icyitegererezo cyanjye tu, kuko niwe muntu nyine nshobora kubwira ikibazo cyanjye akacyumva. Ibyo kuvuga ngo ibyo nagezeho nta bintu byadanje nagezeho, kuko iyo mba narageze ku bintu byadanje mba narubatse inzu, mba naraguze agatwikiriye, urumva? Ibyo byose rero nta kintu cyadanje nari nageraho. Gusa njyewe mu byiyumviro mfite n'ibyo nekereza n'abantu nakuye muri n'inshuti zanjye nakuyemo na connection nakuyemo, nemera yuko hari ibyiza byinshi bigomba kumboya, kuko njyewe nta kintu kibi nteganya imbere yanjye, ahubwo ndateganya ibyiza gusa. Gusa nubwo wenda inzitane zitazibabura ubuzima tubayemo yago, ntago abantu tujya tubura ubuzima bubi ducamo, cyangwa se ubundi ubuzima bwiza n'ububi bwose turagendana. Gusa ikintu cyiza nagezeho kinanezeza aka kanya, umugani wawe yagoye icyiza niko navuye imihanda. Nta kintu kinezeza ubundi izo interview ngiye nakoze ibiganiro byose nakoze, ngiye byankuye imihanda, byatumye SKY2 nisobanukirwa, menya uburyo ngiyewe mpagaze, menya uburyo ngiyewe nshobora kuinfluencinga abantu, menye n'uburyo nshobora kuba nagaragara imbere y'abandi bantu. Ndavuga ati ibi bintu ibyo rero byose nimba ibi bintu bishobora kuba byamfasha bikankura imihanda bikampuza n'abandi bantu, ibi bintu reka mbihereza agaciro, nibyubahwe. Keretse umuntu nyine baretse babandi nyine babivugira inyuma ngo nkwenga ibi bintu ngo bizagenda gutya na gutya, shashume yanjye nta kindi narenzaho kuri icyo kintu tu. Hanyuma noneho gukora ama interview kwawe bigendeye kuri slang zawe, byamariye iki umuziki wawe? Byamariye iki umuziki wanjye? Byawushize ku rundi rwego. Yes. Gute? Mpagaze neza. Nubwo benda hari abanyamakuru bamwe na bamwe nyine batajya bansupportinga, nashaka kuvuga amazina, akurebye abamfasha tu ni benshi, ndabashimira. Much respect kuri Clarisse uramuzi? Clarisse ukora kuri BNB. Na Jado Max na Faustino na Eric Dinyo na Mbappe bo kuri Magic FM. Shamane bari abanyamakuru Imana igiye wamera umugisha. Jado Max no kuri Radio 10 ndetse na Faustino nabo kuri Radio 10 hamwe na Clarisse na Hamis bo kuri BNB. Hamwe na Eric Dinyo na Mbappe bo kuri Magic FM. N'abandi ba DJ ba Didmani ba Kendrick, man hari aba DJ benshi bagenda bamfasha, ba Dallas, man most DJs benshi bajya bamfasha. Yes, abatamfasha ubwo ngubwo nyine ntago igihe cyabo cyari cyagerwaho. Ubwo igihe cyabo ni imitima yabo nibemera yuko bagomba gusupportinga SKY2 bazamfasha. Ariko gusa nyine ntago nabura bamfasha shumi yanjye. Rega buriya bundi ngiye yagorekanye nkwibwiriza kuri ngiye byizere byanjye ngira. Yago nimba SKY2 abantu bari bazi 2015, urumva broze
nimba abantu bari bazi SKY2 2015 ari kuzunguza icyangwa ari kuzunguza mu Biryogo, SKY2 ari kuzunguza Nyabugogo, SKY2 ari muri Pandagari, SKY2 yaraburije ahantu hose, urumva SKY2 ari kunywa ubuyoga bwa make, ari kunywa ubucifu, ari kunywa bwanguva, ari mu tuntu tudashyitse, ari kunywa ubufege ubwo bito bwa sweetimento bwa sweetimento, urumva ubwo bwose ubwo SKY2 uzi anywa sweetimento, SKY2 uzanywa chifu, anywa nguvu, ari muri Pandagare arimo arazunguza, SKY2 uzi arimo ararwana, SKY2 uzi ari guserana agapfizi kuri apase, ntago ari uwo. SKY2 yarahindutse. SKY2 bakakanya uri kubonesha amaso yawe urabona ko ndi undi muntu, sibyo? Yes, n'abantu bari kureba kino kiganiro deja bo bari kubibona. Swege zarahindutse. Oya, gusa neza byo ni ibintu byanjye. Yego. Kuko niyo ndwara ndwaye. Nsa n'ibyo ndya. Nimba ndya ubugari isambaza cyangwa indagara nsa nabyo. Gusa icyiza mfite po nziza itandukanye n'iya SKY2 uwo muri iyo myaka. Ndasa neza broze. Ya man. Umuntu ahuye ngo gira ikintu ushimira media wayishimira iki? Media uzi ikintu nayishimira. Man, ngereka nkubwiza ukuri yago. SKY2 media kuva hasi kugera hejuru. Abamfasha n'abatamfasha bari muri media. Imana ijye baho umugisha akazi mukora kararenze. Gusa ikintu navuga nabashimiraho, man muzi kurema umuntu tu. Man umuntu abantu bakora muri media muzi kurema umuntu. Umuntu mukura hasi ukamugeza hejuru. Icyo cyo niyo experience maze kumenya. Gusa SKY2 ngiye ntandukanye n'abandi basani. Niyo mpamvu muri ndamuhaye nimba warumvisha kantu nkubwira ati mie siyo musani niko kiyoke ya jamais. Sumeni bari? Impamvu rira jambo narivuze ati ngiye sindi umusani ndi numwe ya rubanda. Nukwera yewe SKY2 buryo nteye ntago ngiye ndi wa musani. Wowe yaguza developer ukazamura SKY2 ukamugeza ari hejuru ngo nkwibagirwe. Ngiye ntago ndi umusani. Hari abasani media izamura ikabageza hejuru bagahita babibagirwa. Icyo media yabamariye. Nje SKY2 sindi muri urwo rwego ntandukanye nabo. Ntumfate ukundi broze. SKY2 ndukwanjye mfite imyumvire yanjye nzi icyo media yangejejeho. Media yampinduriye ubuzima. Ntaraza kuri social media nari nzerereza abantu barabizi. SKY2 nabaga mfite imyenda ingahe ndi kurwana n'abantu. Nubwo benda nta kintu cyadanje cyari cyacamo. Gusa naho ngeze mashimira Nyagasani. Rega ubundi ngiye nitereye inkoko. Ngeneye nk'inkoko. Uzareba inkoko iyo yunamye irimo gutora ibiryo cyangwa se uzafate nk'umuceri ujugunye hasi cyangwa umene hasi, urebe inkoko iraza igatora, yamara gutora yarangiza igakubita gutya hejuru. Buruzi ijambo bivuze inkoko burya bivuze ati mana n'utu dukeya ndukesheje urukundo rwawe. Nje rero nzi gushimira Nyagasani bitewe nuko yago SKY2 hari ibyo mbona abandi bantu batabona. Nje hari abantu bifuje kuza muri media urumva yago Nyagasani ubuzima bwanjye mbayemo. Yago nje mba naringinze yago nje sinkubeshye. Media ni nziza cyane. Ariko media yacu yaha mu Rwanda man irimo ingeri zitandukanye. Irimo injari. Injari yo irimo muri media nyarwanda. Yago biratangaza nko kuba SKY2 nshobora kuba nahamagara abanyamakuru runaka ntifuza kuba nabwira amazina nkabwa ati bro wambura ukamfasha gutya na gutya. Mana akambwira ati nta mwanya ngufitiye. Iryo niryo jambo nyine ndabashimira, media ndayishimira. Ariko umuntu wambabaje n'umuntu natse service ndambwira ati bro ko abantu bambwira ngo bakeneye ko iki kiganiro nzakigaragaramo bifuza abantu buri abantu aba followers bacu abafana bacu n'ishiti zacu n'abantu badukunda. Hari igihe umuntu avuga ati iki kiganiro SKY2 kuki ntarakikubonamo, wambara iki kiganiro ukazakigaragaramo, sibyo? Njyewe umuntu nkamuhamagara nkamwereka platform zanjye uburyo zihagaze uburyo ibintu bimeze, naramuhamagara ati grand frère bimeze gute, wamfasha gutya na gutya, ati SKY2 atubaka kanya nta mwanya ngufitiye. Ndamubwira ati Imana igumugisha. Yago ntago ngiye nkunde imigisha y'imyingingano. Yago ni nkwaka service ukayinyima Uwiteka azagutembereze.
uzafashe bagenzi ba abo ushaka nanjye nzafashwa nabo nshaka. Buriya hari umugani w'umugenurano njya nkunda kubwira abantu. Umuntu yigeze kuvuga ngo abahuje amarinyo barogana. Abahuje amarinyo barogana. Urumva nyine umuntu ashobora kwanga kuma serivisi akayiha uwo ashaka nyine kubera ko tudahuje amarinyo nyine tudahuje nyine tu. Buriya no guhuza n'abantu biratandukanye yago. Ntago abantu bose birirwa batureba, abantu birirwa bandeba bose bankunda. Never. Ntago abantu bose bakunda SKY2. Ntago abantu bose bakunda yago. Ufite abantu bagukunda nanjye mfite abankunda. Ibyo byose rero wora byirengagiza ko iyi si turimo ni kwimeze. Ubu subu SKY2 nzajyeho ngo nje kwemeza abantu na Yesu batarigeze bamwemera. SKY2 ngomba gutuza broze. Ubu subu yago buretse ibintu byarenge benda buretse kutajya mwitangaza makuru ngo bivuge abo wafashije bose wowe abo wafashije buretse ngi nta basani wagiye ufasha arabanyise imbeba none ntibaguhannye ntibagutaye mu bihano ubu ntubirimo ubu ntago muhura bakavuga ati yago ni Babylon yago ni snitch man yago ni kajuga yago ni kanaju wowe ubu byarahindutse wowe ubu byarahindutse ibyo ngibyo ntago bikivugwa ubu bavuga ati yago ni kanaju ubwo nimvuga kanaju ubwo ni kajuga ti compla yego nuko ibintu babihagaze broze kwibereye Century Park Kigali Nyarutarama hano ukirenga kuri tennis. Turimo turubaka apartment ndetse na villas tukagurisha. Niba wifuza gukora ubukwe, wifuza villas yo kubamo gihe runaka ukwezi, duhera ku kwezi. Niba wifuza apartment yo kugura kugira ngo uyibemo ari yawe, uratugana hano kuri Century Park Kigali neza neza ukirenga kuri tennis hano Nyarutarama. Tugiro services zose rwose ni nta makemwa hano. SKY2 yola mbere ko twikomereza ikiganiro cyacu ndagira ngo tubwire service ujye uhabwa hano Century Park. Iyo uje kundeba uhabwa services zimeze gute? Ikintu kinezeza cyanga ndarya nkananywa. Nta bindi binezeza. Buryo ugeze ahantu ukarya ukanywa nta injari. Bura rero ikintu cya mbere gitunga umuntu nyine ni ukurya no kunywa. Kandi urabona ko ahantu nicaye uwuzu zirimo ziraza. Nicaye ahantu uwuzu zimeze neza. Urahumeka umwuka mwiza. Ntabyo ubona se? Ntabyo ubona. Aha nta gipunga nagendana. Nta gipunga. Hayi nka data. Harya inkweto ngo ni tezevu? Tezevu. Yego. Kangusubiza inyuma gato mu gatuza wambayemo iki? Ntago ibi bintu ndi bubivuga. Nabivuze kenshi. Ku mutwe wambayeho iki? LV. Louis Vuitton. Yeah man. Utwo tuntu turi ku maso. Ibi byo ntago bivugwa. Nawe uri kubibona. Twikomereze aho twari tugeze uti injari. Yego. Injari wagiye uhura nazo muri media ni nkizihe SKY2? Hari zo wari wavuzeho? Injari ziba zihari nyinshi urumva. Gusa ikizima buriya yagongeye ureka nkubwire. Injari abantu bazizana batazizana yago SKY2 nitwahirwa basenga urumva. Umuntu utandusha gusenga ntago azigera ntera ubwoba. SKY2 heruka gusenga ryari? Nje ndasenga njewe. Nejo bundi umunsi bafungura nagiye muri church. Yego. Nje nagiye muri church ngenda umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Yego. Hahirwa abasenga Timote. Yego niyo mazina yanjye. Hahirwa abasenga Timote SKY2. SKY2. Yego. Buretse ko SKY2 ryo nararyanze. Ndavuga ati mie siyo kitu niko mutu. Ndatekereza bati nimba ntari umuntu nimba ntari niki ndavuga ati reka nibera ikirere mitamo kwitwa SKY2. Yego. Twigire rero ku mwana wawe ibyo ari byose abanyarwanda bamaze kubyumva ko hari icyo ushimira media, haraho yakuvanye ibiganiro wagiye ukora, haraho byagukuye ari naho byakugejeje. Turabisanisha n'umuziki wawe bigaragaza ko ibyo biganiro wagiye unakora haraho byakuye umuziki wawe hari naho byawugejeje. We na connection twaje duhura nazo nyinshi zigiye zitandukanye. Kandi nje mfite believe urumva nje mfite icyizere yuko nje nubwo nta management ngira nta manager ngira ngo utigitira ibikorwa byanjye ngo wirukanka mu bintu byanjye urumva SKY2 Imana yampaye amaguru n'amaboko
Imana imikino bita umunwa ngenzi kwivugira ntabwo wanshinja amakosa n'uwifuza n'umuntu uri kwicara atekereza ahantu azahimba ibintu yampimbira byo kugira ngo ansebye SKY2 igisebo kirambera ariko icyo utazakora ni ukunshinja ibintu ngo ndaceceka mu gihe nkifite umunwa nzivuganira. Njyewe nicyo kintu ndi kubwira Yago, njyewe mfite icyizere yuko hari ibyo benda ntarageraho birenze ariko mfite icyizere yuko n'ibyo bintu nzabigeraho. Yego. Reka iyi covid ivemo uzareba sho nzakora uzareba izi ubundi konseri nyinshi ziba mu gihugu SKY2 nzazigaragaramo. Oya uzabibona. None se hari icyo Uwiteka adakora? Uwiteka wankuye imihanda n'ibyo byose azabima. Mfite icyizere kuko nta kosa nakoze kandi n'ababona opportunities zirenze zo kujya mu makonseri arenze, kujya mu mawadi, kujya he na hehe, nta ruswa wabahaye Nyagasani. Imana yankuye imihanda igatuma izina SKY2 rimenyekana, rikamenyekana ku isi, ngenzwe n'isi yose. Ngiye kuko nakoze slang urayibuka ya wabagaye, abazungu bakajya birirwa bavuga wabagaye. Mfite amavideo nagiye postinga menshi cyane, abazungu barapostinga hehe bro, nta bintu bya danje. Mfite icyizere yuko giye ubuzima bwanjye buzagenda neza, buretse kino cyorezo twahuye nacyo, buretse ko kino cyorezo nta nubwo cyaje mu Rwanda gusa, cyagiye ku isi yose. Ngiye nizera yuko ibi bintu nibirangira, ibyo naharaniye abakunzi banjye bakeneye kubona SKY2 live bazambona, kuko baranaharara abantu benshi babifuza kumbona. Nawe wabibonye, nageze hano kuri Chillax, hano hanywera ingati nyinshi kandi zisirimutse, ziba zaje kurya, ziba zimeze neza, ziba zabonye SKY2 zigapofoka zivuga ati SKY2 turakwemera cyane Mungu wacu ukomerezaho. Nimba ngera ahantu ingati zaparitse ubutwikiriye burenze zikambona zivuga ati Mungu wacu irye nkwamera neza, turagushyigikiye, komeza utera imbere. Ubwo urumva ko nabo nimba ingagari zimbona zikavuga ati SKY2 Mungu wacu turakwemera, ngaho tekereza umuturage uri za Cyangugu, uri za hena hehe, uri Butare, uri za Nyagatare, uri za hena hehe, uri Nyamagabe, uri mu nce zose z'igihugu, uvuga ati dukeneye kubona SKY2. Ubwo SKY2 nutamushyira muri show zawe uzaba ujyanye nde? Kandi SKY2 mari abaturage bankunda, abantu bankumbuye, bavuga ati SKY2 wabagaye turakwishimira Mungu wacu, komeza utera imbere. Ati ubundi ngiyewe na nita Pendo, ubundi Anita Pendo ni umukobwa wirwanyeho, SKY2 nkaba umuhungu wirwanyeho, nirwanyeho. None se ubu ngubu wari wabona umuntu uguhamagara akubwira Yago SKY2 yasohoye umuzigo mu interview, Yago SKY2 yakoze ibi nibi mufasha? Hari umuntu wari wabona? Wapi? Njene najya gukora video abanyandikira avuga ati dukumbiye wenda SKY2, akaba yavuga ati dukumbiye. Yes, abo rero ni abakunzi banjye bakunsaba. None byahuramo na wa mutima wawe ukavuga ati SKY2 nta yingeri namugirira, reka umuhungu wanjye za hano hantu tukabimisha hagahira rimwe. You feel me? Niyo mpamvu ngiye yagomba nkubwira ati SKY2 umuntu utandusha gusenga ntazantera ubwoba, kuko nabagezeyo nta ruswa bahaye Nyagasani, nanjye nzagerayo. Ubundi ubwoba mfite niki? Nta bwoba mba mfite shumi yanjye, ntabwo rwose ku izina ry'Imana, nta bwoba mba mfite. Erega ibintu byose bitangwa na Nyagasani shumi yanjye. Guteta se urabona bitambera? Reba uyu mwimoco mpagaze noneho, reba nimarinze gutya, reba uyu mwimoco, oya reba uyu mwimoco mpagaze, hera hasi ugeze hejuru, ureba uyu mwimoco. Ibi ngibi ubundi babyita kwimaringa mu Kinyarwanda nyacyo gifata imbaga nyamwinshi z'Abanyarwanda. Ubu nimarinze nyine, reba uyu mwimoco, ibi babyita kwimaringa. Ubwo se urabona ibi bintu bitambera, iyi mideri yose atari yanjye, nta kintu kitakubera udafite ikofini kamwe. Ahubwo abantu bajye baheza tubeho. Nase ubu abantu ibintu bakunda biratandukanye, siko bimeze. Yago hari umwana uri kumanuka umuneri wiwe. Umuneri ni iki? Buretse ndakubwira winca mu ijambo. Umuneri hari umwana uri kwimanukira umuneri wiwe, avuga ati nge nta kintu umuntu yazambwira. Umwana ari ku muneri we, hari abapampe ku nkurubindi zabo baba bakubwira ati sigaho. Hari undi muniga, hari abandi bapampe baza bakubwira ati shumi yanjye
njyewe namaze kwimanukira urumva ndi kumanura line yanjye nta kintu wambwira. Hari undi ukubwira ati njyewe ku murambiko wanjye nta kintu wambwira. Koboyi warambitse n'uwamanuye line nta kintu waza umubwira. Noneho akazaho n'abandi ba diaspora intouchable batikoro bakoze ikofi yabidahinika akubwira ati ngiye kuri sniff yanjye nta kintu wambwira. Ugahita uhura n'undi ukubwira ati njyewe sigaho ku mifax yanjye nta kintu wambwira. Abantu rero bakunda bitandukanye. Undi akakubwira ati njyewe kuri headset zanjye nta kintu wambwira ndi kwiyumvira ingoma za SKY2. Abo bantu baratandukanye. Kumanura line, uvuga umwirambiko, kurambika umuneri n'inkurubindi. Hari ikindi nkubwiye? Umuneri udusobanure n'uwuhe? Umuneri rega umuneri nkubwira naba bapeti binywera kore baba ku muhanda. Kore abapeti baba street kwako ngiye mba narabaye ku muhanda amapya yose mbanyazi. Amapya. Amapya nudushya. Amapya yose mbanyazi. Urumva? Yego. Umwana wimanukiye ku muneri, umwana uri ku muneri wiwe yanenetse nta kintu waza umubwira. Uzacunga barebe ari apeti yifitiye umuneri wiwe nta kintu waza umubwira. Ne waba utunze amamiliyari nta kintu waza umubwira peti ku muneri wiwe. Ni nko kuvuga ngo umukoboyi uri kumufakizanya wiwe nawe nta kintu wamubwira. Umukoboyi ari kumwe n'amakuberi yiwe yihurije umubiri n'ishori ubwo waza umubwira iki? Nta kintu wamubwira. Noneho ugahura na babakoboyi babyanze ibintu byose akubwira ati sigaho njyewe ndi kwimanura line yanjye ntuze kuntera iki n'iki. Ubwo se ubwo wamubwira iki? Kumanura line naba junkie, abantu banywa mugo bira babyita kumanura line. Abanywa koko babyita gusniffinga, bo baba bari gusniffinga koko nyine niko babyita muri slang. Kurambika naba barya za caps nyine usanga yarambitse caps ururimi rwatukuye byagenze gute. Abo bose rero bafite ibyo bakunda. Niyo mpamvu nakubwiye ati hari uzaza ari ku nkurubindi iyo utagira ikintu umubwira. For example nka SKY2 nanjye rwose nifite icupa ryanjye meze neza. Nubwo muganga yambwiye ati katira nawe narabimubwiye. Ahubwo muganga ibintu ngiye mfite mu mutwe wanjye ni byinshi cyane, byinshi kabisa. Njyewe iyo ndi nomo basi nyemerera ujye unyemerera n'agapeti kamwe. Muganga arambwira SKY2 nimba utazanywa ibirikeri, utazanywa ibindi biyobyabwenge ukajya winywera akabyeri, nimba ari agatsingi ukakamenamo, nimba ari akanoresi ukakamenamo, nimba ari izi zindi zigenda ziza keretse atari igifuro gusa jya ukimanuka, naho ikindi cyose fata kidori yawe. Muganga yahise ankubita kidori arandohorera arambwira tuzagira ibiryo bimeze gutya na gutya, menya ubuzima bwawe bukunde, wite ku buzima bwawe, ayo mazi yanywe, izo jus uzinywe, ufiringa ubuzima bwawe. That's why SKY2 rero mu gihe umwana nk'umuneri undi amanura line, undi agasniffinga, undi akarambika, undi kumifakizanya ari tayari, SKY2 nanjye rero ku nkurubindi yanjye rwose ndi kwibwira Uwiteka ati shimwa nta kintu umuntu yazambwira. SKY2 niba icyo ufite ku mutwe ni ntabwo narebye bura ukwemera. Aka ni agateguro kanjye, aka ni akantu nashyizemo ko kugira ngo kabe kamabiriza diversaire mu rwego rwo kuba nyine urabona banirirwa mu ngofero cyane nyine akangatamo kugira diversaire mbe mubwira ati fata kidori keskiria diversaire keskiria nukugira sa diversaire atazancisha imboga mu menyo naho ubundi yagoshume yanjye nta bintu bya danje mukubwa. Umaze ngo keskiria diversaire keskiria chichi nawo yagoreka nkubwiza ukoresha umyanjye tujye twinezererwa. Yago tujye tunezerwa man, tujye tunezerwa twishime man, tugire ibihe byiza muri twebwe tu kuko yago man hari abaniga bacu baba bari kunanguka benshi. Ewana buracya mu gitondo kumva umuniga wawe yanangutse kumva yagiye. Kurumva rero mu gihe ukibona ibyo bintu nk'ibyo abantu usanga ngo umuntu yabyimbye ngo ari mu gatwikiriye ngo yakoze isambusa se iri juru n'irye ashobora guhura n'umwana wimeneyemo ibintu akacyanura rwose akajugunya ku ruhande ibyo yerwa ngo byembyemo
ngo njyewe ngo naguze imodokari yanjye ngo bitewe n'ukuntu ka SKY2 nkanga sinzaga lift uzayireka Imana izayima cyangwa nanjye nguri yanjye cyakore baba SKY2 ndamuzi najyaga muha lift ibyo ni ibikureba lift wamagase ibyo ngibyo wabigezeho kubera ko isiko na nyoko babiguhaye cyangwa wabihawe na Nyagasani kubera ko byaje gutyo ubuvuka uwo munsi wewe wavutse uzi ko ibyo bintu uzabitunga abantu bajye bareka imbabura zose zake ucana ku nkwi arya ucana kuri gaza arya kuri kwiziniyeri barya hari none n'abandi barira no ku bindi bitandukanye nibareka ubuzima bwacu twese tujye #ni we share #ni we share nugusangira nimba umuturanyi wawe muturanye urari uduco ngiye ntakunda urari uduco twakera ngiye najyaga njya nk'ahantu tunanera n'agashazi cyane nagiye gusura umupeti wanjye nyine nyiri umupeti nabyo bintu bimbabaza hari umupeti wanjye nigeze kujya gusura nyine w'ishiti yanjye yezo wabo nsanga batetse babaduhaye ibiryo turasangira ko baye tumaze kurya arangije abaranyongoreye ngumva ngo mama arambwiye ngo taha urumva ngo ntago mama yagukunze ndahunga ati ntaribi ndigendera noneho ka kantu ndangije ngiye gutaha ubwo nari mfite akabaga ka hano kawutuma bavuga ni vuba ha ashize iminsi ka kaboro kawutuma bavuga nari nambaye ndangije nyine ndakagotwa ko kundi urumva nimba koboye yakubwiye ngo musangire nagiye kumusura iwabo akabaga ndakasiga ndenze urupangu ngeze mbimwe imbere ndi kugahuma mba nibutse ko nataye kawutuma bavuga kanjye karimo ibyangombwa kandi ntagomba kubisiga ngarutse nsanga koboyi nyine yamwicaje yamuhaye iyindi sahane y'ibiryo ndangije ndabireba ndavuga ati makaka baga hita nikomereza ariko urumva icyo kintu kiba icyo kintu mba narabonye ibaza umukobe yantumiye turasangira ubwo urumva nyine yese avuga ati aturiya mukobe simushaka nsanga nyine yamuhaye ibindi bintu kandi wumve nyine yari yanadupisiye mwana shume yanjye icyakora ndabareba ndatoke ntari bitu ako niga nanjye uwo munsi naramubwira ati shume yanjye shaye wana gufite mama wawe kabisa mani kuri isi mana hari ababyeyi bafite imitima itari myiza ababyeyi bakigira utuntu two gutoratoranya ntago biriya bintu bari byiza mani shyira hasi mana abantu basangire mani ntago ari byiza ibintu byo kubaho none se ubundi yamugaburira iyo pura akayirya ari uwumwe arabyibuhagira ibiri ijana arashaka SKY2 akaboko ntago yakandusha nese ko nge nasizwe na Nyagasani mwana rega ntabwo Uwiteka yakuga uwo mujene unamurusha iboko wa mugani none se wabugaburirwa na Nyagasani koko ugasa nka SKY2 mwana rega SKY2 nasizwe amavuta ngewe nge ngomba kubaho neza yago niyo umunsi naba mbayeho nabi yago mu buzima bwanjye cyo nasabye Nyagasani Uwiteka nazatume nge hari umuntu wancisha mijisho nubwo bendanjye nakabantu bufasha samutime bakabunyima abandi bakabunyizeza ntibabume bake muri bo mani abamfasha bose ku mutima y'abantu batekereza SKY2 gatereka SKY2 tumufasha Uwiteka ajya bamugisha abandi bumva ngo nta kintu bamarira bazabireke n'ubundi njya kuza kuri iyi si nta ruswa na mani ntago nari mbizi ko bizaba tu babeho kwabo nanjye mbeho kwanjye gusa tu ikintu nababwira mu mitima yabo baje bareka tubaneho neza that's why ngiye muri iyi minsi ngiye mfite na brand new song sinayikumvisha iri muri studio mfite indirimbo nshyashya bita ibinkwiye nzayisohora ubundi kwihiringa ibiceri ndi gushaka amafaranga yo gukora video nziza y'icyerekezo ariko ubyumve video y'icyerekezo ariko nizeye ko batarongera kugutereta kugira ngo bagukorere oya bari abantu ngena n'abataye mu bihano yago ubu ngiye SKY2 no mpamvu nsigaye mbabwira ati uwo ntabonye ku rupfu rw'intama yanjye sinzamubone mu bukwe bw'umwana wanjye ntabwo ubyumva wowe uwo SKY2 atabonye ku rupfu rw'intama ye sinzamubone mu bukwe bw'umwana wanjye azambabarira Uwiteka azamutembereze hirya buriya niyo mpamvu hari umunigasho bundi wamamagaye w'indeba arampamagara w'indeba w'indeba ubwo bishatse kuvuga iki indeba si ubwo ntabwo reka mbikubwira urahita ubimenya Eric Semuhungu uramuzi
yaramamagaye ndabifite no muri phone yamamagaye ejo bundi aramamagara SKY2 uramuzi ukuntu yivugira SKY2 bimeze bite bloski ndamubwira ati ni sawa rwose grand frère ati sha bro man ndakwemera ndagukunda cyane ati nkunda ibikorwa byawe ati sha ati zikomamagaye umujama wanje ati nkambwira cha man uziranye na SKY2 umuniga ndamubwira ati ati sawa ati niwe wagwaye nimero yanjye ati sha bro man ndakwemera ndagukunda cyane ndango musa uraho ndamubwira ati wana ati sha nanjye ndakubona uba watwitse ubumeze neza rwose grand frère nta mutima mubi arangije ati shati nkunda indirimbo yawe bita ndamuhaye none yari kubigira ati none yagakoze gutya ati baby yo ati umva ati nkunda karirimbo kawe bita ndamuhaye ndabeze umusa none se mubaza ikibazo ndawe ati wambwiye ati Nerike Semuhungu nawe ati nsanzwe ndabese grand frère ati manu unkunda mu buhe buryo ati nkunda project zawe ndabwo ati okay witeka go mugisha ngumva ngo kandi sha usambore ntuzongere kunyita grand frère ngo ntago uzi ko ndi big sister ndabese ibyo by'ubu big sister byaje gute ngumva ngo shango reka njyana nakoze wedding ngo shango ngo umugabo wanjye yarapfuye ndambwa ati kagira inkora ati magaseso neza ati shati man nari mfite umusheri ngibi nibi ngo none yarapfuye ngo ubwo twa turi kuvuga na video call abazengurutse icyumba rwose anyereka amafoto ari kumwe na zimidigi wiwe bagafunze n'imeta zihari ndavuga ati burya Semuhungu bya bintu bye ni seriye arangije arambwira ati jewe ati rwose ati jewe ndamwe ati none se ko sheri wawe yapfuye namubaje ikibazo nawe araza kujya muri comment nabo nibi bintu birimo nawe aravugisha ukuri none se Semuhungu eka nkubaza ikibazo kimwe uheruka imifakizanyo ryari ngumva ngo shanga ibintu by'imifakizanyo mbiheruka 2013 ndamwe tugwashize imyaka 8 udaheruka guhuza umubiri n'ishori yawe ngo no bro ngo reka ngiyewe ngo sinabikubwiye ko ndi big sister wawe ngo nyine ngo nari nikubwira ngo igihe meruka guhurira ngo n'umugabo wanjye ndamugate wana macu ndamugate umusa we n'ubuzima bwawe sinakujajinga ku buzima bwawe wowe bwawe nimba uri umukobwa kabisa ukunda ubuzima bwa gikobwa bubemo ku giti cyawe kubera ko ufite uburyo Imana yakuremye sinajya kugucira urubanza ntari Imana yawe gusibereho mu buzima bwawe wowe ushaka njye niyo mpamvu mbavuga ati yago impamvu uvuze kuri ibintu bya Semuhungu we yanyeretse uko ari kandi burya uko umuntu yitereye yago ntago najya kumujajinga cyangwa mbimwangire ubwiwe yareruye yarabimbwira sibyo ndavuga ati nimba ari umufana wanjye anyikundira ari umufollowers wanjye ananyishimira bumva nta kintu cyambuza kuba ntavugana nawe cyangwa se ntanamutera pisi gutya na gutya nkikomereza shamana Semu witeka kwitemberereza mu buzima bwawe ariko none umva ikintu yambwiye cyansekeje mwana yarambwiye ngumva ngo muri iyi minsi ndaza kubereka ngo BF wanjye ndamubwira ati okay BF se binsobanura maga ngo boyfriend wanjye bro ngo kandi ngo numve ngo boyfriend wanjye ubwo nuko yari kwigira ngo kandi ubyumve ngo boyfriend wanjye ngumva ngo tuzaza ngo tubakubita ikosora we narasetse ndavuga ati haye koko man shamana narabirebye ndavuga ati isi yacu turugarijwe niyo mpamvu ngewe man mwarahagurukiwe koko twarahagurukiwe kandi man bibaho nyine kuri isi tu biriho kandi buriya man yago isi dutuye irimo ibigeragezo byinshi sibyo hari abagukunda hari abakwanga hari abakuvuga neza hari abagushima hari n'abatagushima yago ntago icyo gihe wowe uzafata igihe cyawe ngo ujye gutekereza ku wundi muntu kandi nawe ufite byinshi byo kwitekererezaho tekereza ku giti cyawe mani wowe ushake uburyo ubwo aribwo bwose wowe yago wowe wanyuza we ibyishimo byawe tu byanyurwa ku giti cyawe nubwo kunyurwa twese ntago dupfa kunyurwa ako bibaye byiza twese mani twajya twibaniraho neza na bagenzi bacu tu
njyewe buriya njye maze igihe ndi kwiga ndi gutekereza ku buzima bw'isi, ndi gutekereza ikintu bita kwiyakira, gufiringa ubuzima bwanjye. njyewe uburyo ngomba gufiringa ubuzima bwanjye yago mani, ngomba kunyurwa, ngomba kunyurwa n'ubuzima mbayemo. Reka twigire ku mwana wawe, ari naho tugana ku musozo. Umwana wawe amaze kugira igihe kingana iki? Umupeto wanjye amaze kugira umwaka umwe n'igice. Hari amafoto muri no minsi urimo no gupostinga muri kumwe, ariko merutse kumva bamwe bavuga ko ngo watereranye na mama we. Bimeze bite? Yago reka nkubwire. Abandi hari n'abastari batajya bemera abana babo, usanga ntibanabagaragaza. Urakoze Yago, sibyo? Reka nkubwire iryo jambo meze gutya nagafunze, kubera ko ndabyemerewe ndi umugabo. Yago uzi ukuntu ibintu bimeze, njyewe ntago natereranye umubebe twabyaranye, ahubwo ubushobozi bwabaye bukeya. Yago njye naganiriye n'abantu bakuru. Yago bura ikintu bita kwipevera umugore ngo mubane, sibyo? Bisaba izindi mbaraga, sibyo? Ntago ari buriya niyo mwaba mukennye wowe n'umugore wawe, wowe n'uwo mwabyaranye, niyo mwaba mukennye, mushobora gutangirana hasi mukagera hejuru. Yego. Njyewe umwana wanjye mugeraho, ndagira ngo n'abantu bamara icwira birirwa batekereza ku bugambo bavuga ngo umwana wanjye ngo ibi n'ibinatereranye nyina. Njyewe ibanga ryanjye n'umugore wanjye twabyaranye, ndamwita umugore wanjye kuko yarambyariye. Njye n'uwo twabyaranye, sibyo? Njye n'uwo twabyaranye, ibanga ryanjye nawe turiziranyeho, kuko njyewe ntabwo umwana wanjye murya. Nono urumva nabivuze ukuri, umaze iminsi ubona post ngende kumwe n'umwana wanjye. Yago SKY2 njye sindi igisambo, sindi ingegera, urumva? Njye sindi ingegera, sindi mayibobo. Ubuzima nabayemo njye ntabwo nifuriza yuko umwana wanjye yabubamo. Njye niyo mpamvu buri munsi mora nsaba Imana ngo Mana ujyuma ikintu cyafasha umwana wanjye. Yago nta bintu bya danje mfite byatuma umwana wanjye mugeza ku rundi rwego rurenze tu, ariko njye nizeye Imana. Niyo mpamvu buri munsi nsaba Imana ngo Mana SKY2 mfasha nzabona ikintungira umwana, sibyo? Kubera ko Mana ubuzima tubayemo no kurera umwana muri iyi minsi, muri ubu buzima tubayemo ntago ari ni ibintu bikomeye tu, sibyo? Ariko njyewe ikintu nemera, umwana wanjye ndamukunda, kandi Yago njyewe naba mfite 5,000 nzari igipasu n'uwo twabyaranye. Mubwira ati njye mfite inyama ndakuzunga kwa 2 saa 5, nanjye sigarane kwa 2 saa 5, kuko urabizi ko ahantu mba si kwa data si kwa mama, ngomba kwishyura ibyondo by'abandi. Apfusha tuze, kubera ko ntago ndajya kumuha ibyo nafite. Ntago nateranye mama yake nawe ku mutima we, nawe ndabizi ko iki kiganiro ari bukirebe. Mama yake araza kubireba, nabona ko SKY2 njye namubaniye fo, araza kubyandika. Njye mama yake mubaniye fresh, umwana wanjye ameze neza, ahubwo abantu bafite ubugambo bwa nkwe nabashaka nabirirwa baneranya n'uwo twabyaranye, buriya nabo bashaka imifakizo. Buriya mwana nanone gushaka icyuki kimeze neza, ntabwo wakira kajuga z'i Kigali zihora ziteranya abantu buri munsi ngabo byo koko na mama yake yarabimbwiye. Abantu ngo baramubwiye SKY2 yaragafashe, ibi ni naragafashe, yari yabona ari indege ngendamo. None se muracyabonana tutabonana se njye njya kumureba akanyereka umwana wanjye. Umva Yago nyine ubusanga ari bwanje posteri bw'i Kigali nabwo bushaka ibintu byo kujya gufakiza bujyana ubugambo. Mwana ibintu byose babwira mama yake, urumva? Bamubwira ikizima, ubundi bose njye none nabahe n'ukuri, nta numwe muri bo wantereye inda. Njyewe ubuzima mbanyemo na mama yake wanjye n'umwana wanjye birandeba, nta numwe bireba, nta numwe nari nabwira ngo umwana wanjye yaburaye cyangwa yabwiriwe, urumva? Ibyo byose ngenda baga nkifasha. Ubundi se barinda bahera bajya kwinjira mu buzima bwanjye, ahubwo buriya njyewe akubwo mba mbimenye tu. Reka nkubwire iyo kajugu ukuntu byagenze. Njye naramuhamagaye, njye nahamagaye umuji wanjye, ndamubwira ati bro bimeze bite fresh? Ndamubwira man njye ndwaje umwana wanjye ari mu bitaro. Ndamubwira ati man njye ndwaje umwana wanjye ari mu bitaro, kandi umwana wanjye afite ikibazo cya mituwere, nta mituwere afite, kandi njye nzishyura 100%. None se bro wamfasha iki? Yego. Arangije we man byo koko naramustressije, urumva? Arankupa, urumva?
ndongera ndamuhamagara ati man kubizi ni inshuti yanjye mbizi ko wabonye amafaranga wambora ukaniza amafaranga make yankishyura umwana wanjye kwa muganga gataha man umuniganga kumfasha urumva umukobwa yanze kumfasha nanjye naramwihoreye yago kuko man ngiye burangiyewe nago njya nkunda kwinginga man nimba ubishaka kumfasha nutabishaka kubireke ko man iyo utinze ku muntu umubwira ngo ibi nibi mfasha ndi mu kibazo man ntagufashe uwo ntago aba ari uwawe nahise mureka ahubwo kana ju yamamagaye imbwira ngo SKY2 umva ngo ndi kumwe ngo n'amasori ngagukunda ngo ibi nibi ngo ngwino turi muri pull up ndambwira ati izo pull up zigumane n'izo shori zawe wowe urambaza iki we naguhamagaye we nkwaka service notangiye kumva ngo uri kumwe n'amashori ngankunda gumana n'izo shori zawe zizagupofoke n'izizampofoke bamuhaye ukuri no akomeza ubwo abanshese iki abanshese ikangu ababwiye iyo kango ati vugisha SKY2 ikangi biramvugishije nanjye numvishije ko ari kumwe na makuberi nese mvuga sawa ndaje ndabwira ati mumfatira agakabunzi banegera akamodoka mbasanga ahantu muri Genyero batwitse ubwo nanjye nagezeyo ndi kwishaza none ngezeyo mbazanira uburyarya nyine ndabwiye haye ubwo mba sinakubeshya byo koko bari bapurapinze n'inzoga zihari mba nguse avec 2 avec 3 avec 4 et puis 5 nahise muhukuri ndambwira ati reba nakwatse ubufasha ngo umwana wanjye ararwaye none utangiye kuma amayoga ngaho none izi makuberi wasumbiye ngaho niziguhereze zose nizigukorezeho nakwatse service wanjye kuyimfasha ubu ngubu ko nakubwiye ngo umwana wanjye ararwaye nkakwaka amafaranga ayisipendinze angana iki kandi narakwatse amafaranga yo kugira umfasha hitamubwira ati mwana njye sinkunda ubwo buzima kandi yagobye koko simbikunda man njye nkubwiye ikibazo cyanjye tajadanje ndwaje umwana wowe ufashe makuberi zitazagera n'ikintu zigufasha ufashe makuberi nk'icumi ziri kurya umufungo man ngo warangize njye nkagutumira nkakubwira ikibazo cyanjye ntukizimfashemo umufungo ukajya kusangira na makuberi warangiza ukaza ubwira ngura inshuti yanjye ubwo bushuti bwe wazabugumane niwe wanavuze n'ubwo bugambo azagumana ubushuti bwiwe nazanankumbura zandeke ngiye nzakundana n'abamfiteho gahunda man kuko ngiye inshuti z'amababiloni narazikatiye ibaze ko bayimwatse amafaranga yanye muri ikibazo arafasha agiye kuyahonga makuberi ubwo subwo nimba ufata ibiceri ukajya kubihonga makuberi SKY2 nagutiye ikibazo cyane ntukizimfashe ubgurisha umi yanjye cyangwa uri kadage reka dusoreza aha yago nazagira umuntu ngiye uza kundisha ingurube ndi haji bajye bambabarira urabona ko SKY2 yaratangiye kurakara wowe wamukoreye ibyo bintu rwose reka tuvuge ngo ntago byari bikwiye karangiza kakajya kunteranya shana mama yake SKY2 reka dusoreza turacyagufite birashoboka ko abantu bashobora kutwandikira bati mwongeye muzane SKY2 niba gusaba kuri iki kiganiro dukoranye turongera tukugarure nje nta kibazo meze utanga ukuri ahubwo se ngewe rega yago ako mwana ubundi igihe kukikiruka uri ngiye nari ngiye kugwa amapya menshi cyane noneho uzayaduha ubutaha ejo bundi vuba okay ariko nanone abantu bamenye ko ngiye kuzasora indirimbo bita ibinkwiri nyuma y'icyunamo bazabyumva okay wakoze cyane SKY2 koze Imana iguha umugisha shumi yanjye bless stop blessing of a blessing